duherukana amahoro yahawe na Landlord iminsi 3 yo kwishyura ubukode. Ubu bimeze bite? Mukurikira umukino. Ariko se koko kabi kizukuri niki gitumye ibyishimo bigusaba muri iki gitondo? Ahubwo Marigari Ihoka rwose bibaye ikizamini for niki kinshimishije? Nta kindi cyakuneje uretse kuba bakwishyuye. Iyo nukuri kose Marigari uracyari inkingi y'umunezero wanjye. Ntabifoye bwira niba nabifoye kabi. Ntabwo wabifoye gusa ahubwo nongeye guhamirizwa ko icyicaro nakugene mu mutima wanjye utajya ugihaguruka mu rwose. Ariko se koko kabi nava mu mutekano ba mu mutima wawe nkajya he koko? Ahubwo njya nibaza impamvu atari we bisetekana nkumirwa. Ahubwo Marigari impamvu nishimye mbwira ndakumva. Nyine bacinye sheke ya 30% ya rya soko napatanye. Ubu nyikenyereyeho rwose. Utibaguhaye sheke kabi? Cyane rwose. Cyangwa numvise nawe? Umva nabise kuva ryari ngo wenda biba ubwa kabiri. Sigihise Marigari dore ngiye rwose. Ashibwa nyagasana duhora hafi. Ariko twashima Imana twagira. Ngende bugushimire by'umwihariko rwose. Hanyuma se nkoze iki gituma unshima? Ariko Marigari karame aka kanya wibagije ko amasezerano y'iri soko nari ngiye kuyasenyura yatabawe ibi byishimo nituba tubyumvira handi koko. Oya nawe ntugakabye kabe. None se ko mu rugo ari gufatanya no kugirana inama aho bikenewe. Ubwo uransingiza ko nakoze igikwiye mu nshingano zanjye koko kabe? Marigari karame wakoze igikwiye mu gihe gikwiye. Niyo mpamvu rwose nanjye uyu munsi kubera umurimo wakoze urasanga nayishije agatoki. Nibyo umva urasanga kahoze kare ndagatekana n'inyama. Nzi kubikunda. Have kabi ave rwose utavuga agatoki karimo inyama ugatuma nta hana acuruje rwose. Nukuri mbabarira cyangwa nkaza kujya ngarura menshi agatima kibereye mu rugo ku biryo watetse. Marigari karame nuko mizo utakwemera ko dutaha udacuruje. Agira ngo buriya mba mbigusabye rwose kuko cya gisigo nacumbitse umunsi unyemera kubana Karamata. Yego gisigo cyanjye we. Uyu munsi ndagisubukura. Nkuko rero nahoraga mbikubwira n'ubu mbisubiremo. Uri isubyo rihuje ibyo nkenera byose mu buzima. Kabe ubwo bigeze aho n'ubundi umubiri si icyuma. Saa 2 zuzuye ndaba ngusesekaye. Ahubwo se Marigari karame kunigi rwacu imete yabigeze kuri Hesaro. Wose kandi ukomanga ninde? Yewe ukomanga. Ninde ukomanga? Ningiye mahoro yanjye. Ese nawe kindigi. Reka nza gukingura hatagira ukubona. Yahinjira. Seko wikingiranye ku manywa utanaryamye maho. Wabaye iki? Nuko numva ashaka umutuzo nta kindi kindege. Ahubwo kuri ako gatebe wicare. Sheri ndabana utishimye. Muzahomera ikiganiro noneho pe. Humura kindege ubwo uje ndamera neza. Niko si mahoro yanjye. Karame. Kukijo naguhamagaye ngo uzutsirike icyakukananira. Bitewe n'iki? Yewe kindege kubeshya ibibazo nifitiye nabyo sinzi ko yamanuka n'impamo. Areko yo si umuhogo w'amahoro wakwanga ko byeri manuka. Sinko kumva kindi gitananirwa inyama. Naye wigira sha utaranirwa garamye gira ngo ndakumva. Numva wuje amaganya byakugendekeye bite shiri. Hakarabo. Umva. Tubura umbwira icyabaye rwose. Sinakubwiye ko ibibazo byose uzagira utazazuyaza kumbwira. Ejo nashatse kuguhamagara numva nimero yawe ntijamo. Telefone se sha ugira ngo nkiva mu rugo ntibahise bayinyiba. Sha. None se siyo mpamvu wabonye nakoresheje ya Rwamwiza. Ko numva se byago biduterera rimwe kindiki. Hafise. Nawe se twamaze kuvugana bahita bayigutwara amaho. Ahubwo ndi kubona uretse no kuyinyiba ndi buyitangire pe. Oya se kandi. Oya sha. Uhitiye kura ku murongo rwose ubwo se najya nkubonana. None se kindiki. Ukubona inzu y'abandi sa ninaniye kuyishyura. Nkaba mbona inzara yaramaze gukomanga iwanjye urumva. Ariko se mana yanjye ko. Ngiye rwose siniyumvisha ikibazo ufite. Urinda ugira ikibazo cy'inzu n'inzara sinakubwiye ko mfite ibisubizo by'ibibazo byawe koko maho. Erega impamvu uri kumbwira utyo nuko utazi ukuntu ejo nyiri inzu yaje akanyanjamo akantu kakanyihaniza. Ngo yagize ate? Akanyura ngo njye nkuzana hano tukanywa amayoka ntaramwishyura. Muvuna amahito se mweraye. Uranyumvira ra? Wowe ntumuzi. Aravuga ngo niba ntamuhaye amafaranga inzu yanjye azayishyiraho ingufuri.
azibeshye se arebe inyundo yanjye ngo irabona akazi urugi nzarugira ifa ako kanya yirebera. uravuga igeze ko yanambwiye ko amuhaye iminsi itarenze 3 naba ntaramwishyura akanyirukana mu nzu ye. Maho karame humura ndagukunda nta kibazo uzagira itekana kindi giti ngihari. urumva yewe naho nakwimuka aho najya hose nakujyana nkanswe itekana mvuka ahubwo akira njyewe nanga agasuzuguro buriya akira Maho akira ibi 4,000 ubanza uhahemo icyo ushaka. urumva Kindigi karame babarira uhaguruke nk'obere kuko ibyo uri kunkorera biri kungira umugore mushya rwose. yo enda nanjye nkwa mu byano disi we numva kumereye rwose nubwo numva bidahagije ariko akiragwa mu gituza kimeze nk'icyawe urahamubona. Kindigi karame mbwira icyo ushaka kuko uri umutware wanjye bidasubirwaho kandi urabizi umutware mu bwami bwe akora icyo ashaka akagikorera aho ashaka nawe kwa Mahoro ntiwemerwa n'ukuri. yo Maho karame ngukundira kunyumva ndahubwoye kandi ukamenya igikwiriye. ni wowe ukwiye Kindigi ni wowe ukwiye we. Mahoro yanjye karame ahubwo se buriya waretse tukajya mu cyumba ukampa ishimwe ritari amagambo we tukavuga no ku kibazo cy'inzu. kwihanga ndakumva uri rutica umugambi rwose. reka sinazo yaza nzi neza ko nje kukureba kuko nzi neza ko utajya uvuga ibitunguka kabi nyine nari nitabira ubutumire bwawe ndaje ngo dupange. nibyo rwose yego kwihanga ndakumva nk'uko nyine ubireba izi zugi ni amadirishya ndabireba rwose. ubu ni isoko natsindira ry'ikigo cy'ishuri. usigaye upatana kabi ubu wakize rwose wasanga nabyo bizagerwaho byagezweho rwose. gusa nari nguhamagaye yego kugira ngo niba imodoka yawe nta kandi kazi ifite aba ari uzaza ubintwara ubingereze ku ishuri. ntiwumva se ahubwo ni ukuri kw'Imana kabi ndishimye se nari nzi ko nzirikana kuri iki kigero. reka buriya bavuga ko umwana w'ubwenge yishakira ingobyi nk'ibyo byose se uretse kuba uri inyangamugayo wibuke ko n'imiryango yacu ibanye neza rwose. bityo rero akazi kabonetse nta cyatuma ntabanza kubaza ko kahera iwawe. yewe nibyo rwose urakoze cyane. nanjye amabuye nari mfite narangije kuyatunda uyu munsi. numva amata bya amavuta di ushaka wahita uza ugatangira gutunda rero none kuko amafaranga yo rwose ni kashi nta zindi nzitizi rwose twahura nazo ntabwo twaranira ngo kwicira. oya rwose mba mpise ntwaraho bikeda ariko ndabanza mbaze nyiri imodoka hanyuma menye ko nta handi yaba yafashe akazi kuko nari namubwiye ko nta kazi mfite muri iyi minsi. umubaze rero urarumbwiye rwose kuko nshaka ko ejo nibura twatangira kubijyana. cyakora ndagushimye nanone kabi kuba uhita uvuga utaka akazi kwihangana ntikamurenge. reka turabavandi utyo yewe ndakumva. reka rero ntahe nkumbuye agakobwa kanjye navuye mu rugo katarakanguka ubwo nimara kuvugana na databuja nahita nkubwira. nyaruka rwose ubarebe nanjye reka nshake abazadufasha gupakira. mu bapakira ukuremo umwe yego mfite umusore ugenda hejuru y'imodoka. ahubwo se Kindigi ndakumva nubwo twakomeje kuvuga ariko ndi kumva usa n'uvugana akantu pe. akantu se ni ukuri si gusa ndabona usa n'uwasuherewe ndabona morale yawe yagiye. mama Kindigi nsuherwa ubwo byaza bite mfite umugore ubahiga bose. ngaho re nyine ahantu nakoze wampembye ubusa niyo mpamvu ubona nta morale. akaba ariyo mpamvu utashye kare se nari ngatangaye. oya here oya rwose ntashye kare kugira ngo nayo ntayatsinda mu kabari. Kindigi agataha adaciye mu kabari afite amafaranga cyangwa ntibayaguhaye. ariko Helena wabaye ute koko hasi ngaho 2,000 bampaye. yewe ndumiwe pe sinumijwe nuko wabonye akazi ka make ahubwo ntangajwe n'ukuntu uhembwe make ukayatahana imbumbe mu rugo. erega buriya here nuko nta cyumba nabonye rwose. dore ahubwo akira akira iki gihumbi zo kukiguramo agapeteroli cyangwa andi mavuta. ureke kuvuga ko rwose mwamenyereye bidakaranze. yewe ndishimye pe ndumva bindenze. oyishimira urubavu rwanjye rwose. ahubwo se Kindigi icyo gihumbi usigaranye ntiwari kukimeje nkagura agasukari aba bana bakanywa igikoma kiryoshye. oya here oya yasigaye buriya ni ifirimbi ihamagara ndi nanjye sinayakuraho rwose. ngo ifirimbi ihamagara ndi? yego nyine ntabyo narinzi rwose. irayahamagara pe. ariko uzi n'ikindi here
akira n'iki gihumbi kindi giti ngira amahirwe sinkinginga. Urakoze rwose. Akira rwose. Nibyo rwose buriya uvuye mu rugo tukuvuga neza nta mugisha urenze. Ariko ubundi umuntu wabwira neza akagira umwaka yaba atari ikivume. Yabike sha. Ejo abana banjye bazanywa agasukari bumva ukuntu kindi giti ndi umugabo w'intarumikwa. Nibyo rwose. Reka nyapfundika ku gitenge. Ahubwo se here ndakumva ujya kuzana ka peteroli sinzi ngiye kuba noga kubisetse se mu gihe kindi gihe aho se genda ubanguka uraseka se niryaye natashye nishimye nkarara ntose niba byarabaye mbiheruka kera pe ariko wa mugore ngaho banguka rero ndashaka ko nuza turi busura urugo rwacu tukareba ko nta hasenyutse twasana cyangwa tukanarwubaka. Mama we ugeze ngo tugere dute kindege ariko si cyo tumvise n'ikiherero ubuse ntuzi igihe duherukira gutera akabariro we kindege ni ukuri kw'Imana nkubita agatima ku bana 5 b'indahekana dufite aha nkibaza dushyizeho uwa 6 hacuriye. Ariko se kuki utinya kubyara witinyira iki ngiye gushaka uko nigarurira icyubahiro wanyibye kuko rwose bisi nabivamo. Ariko si wowe wanze ko tujya muri gahunda yo guteganya imbyaro kindege zibaho. Kandi ni ukuri uburyo bwa kamere bwo nta kigoye kirimo uko nabwumvise rwose. Numvise ko ari uburyo bwiza bwubaha umubiri w'umugore uko Imana yawuremye kuko ngo bushingiye ku kumenya imikorere yawo. Helena ndakumva mbwira niba umpa ibyo ngomba cyangwa niba ukomeje kwinangira. Ni ukuri kindege mfite impungenge zikomeye zituma ntacyo nakumarira. Ariko ubundi mwese mwabaye iki ngo twese nge nande kindege ahubwo nsubiza icyo gihombe cyane icyo gikoma muzakinyweraho. Mbega ibihe byiza twagize Kabera we. Hari hashize igihe tudasabana n'ukuri. Akazi se kadukundiye shasheri ko dutaha twese twananiwe. Reba igihe twaviriye mu masaro y'umweru iminsi 3 cyangwa 4 yari igiye gushira. Uzi umushyikirano wa nyuma yo kwifata ukuntu mba numva ari injyana muntu. Wahora n'iki Kabe none iyo wakubitanye no ku rugo rwacu rwagize ihirwe ry'agafaranga. Umunyarwanda atamata yabyaye amavuta. Ariko byo nukuri umushyikirano tugira nyuma yo kwifata nanjye mba numva utandukanye n'indi pe. Ariko se Marigari Karame Kabe uretse umushyikirano twatinzeho ubona uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro butagira umumaro munini di. Umfate uretse kuba buduha amahirwe yo kubyara abo dushoboye kurira kandi ku gihe dushaka biduha umwanya uhagije wo kuganira no ku zindi gahunda z'urugo kujya inama ku cyo tugiye gukora cyose. Ndetse rwose mbona tuba dushyize hamwe kandi tubikesha iyi gahunda twahisemo yo guteganya imbyaro. Erega si ibyo gusa binadufasha kumenya no kwemera ko kwifata bibaho kabone n'ubwo waba utari kumwe n'uwo mwashakanye. Si uko se ahubwo Kabe numva rwose twazajya gushimira Mukesha watumye tumenya uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. Yewe n'uwo gushimirwa pe. Ariko uziko buriya ataraza kubidukangurira ntarenze ko ku bigo nderabuzima bya Kiliziya Gatolika byose iyi gahunda ihaba. Kuri paruwasi se byo wari ubizi? Kwa Kabera umunezero ni wose babikesha uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro bakoresha n'uburyo umushyikirano mpuzabitsina bo bashakanye ugenda neza. Naho kindi giti we Helena aramutsembeye naho ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezweho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga y'umushinga Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ku wa mbere no ku wa kabiri ni 12:15 z'umugoroba. Ku wa gatatu ni 12:45 z'umugoroba. Ku wa kane ni 11:45 z'umugoroba. Naho ku wa gatanu ni 2:15 z'ijoro. Inkingi y'amahoro. Bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789111320 cyangwa se kuri 0788435206 bitihise mukatwandikira kuri email adresse ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com.